cyane. Tubasabiye
igihanga cyarumbiye umuntu. Muhereze gatatu. Haleluya! Hano duhereze gatatu. Kuko mutarahura n'ibihugu byakaranze umusatsi. Muhereze gatatu. Haleluya! Muhereze gatatu. Muhereze gatatu. Yesu ashimwe cyane. Abagore b'imbabazi n'abagabo batagira imijinya dore data icyubahiro cyabo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mwana we yigeze kubona undi arambwira ataza ati kuvuga mbe atabukora ituzosire mu kibuga. Yesu ashimwe cyane. Ati ntabwo nakwigora zahuka bazirora iwacu zihamaze kabiri. Yesu amaze iminsi muri uyu muryango kumuvuga ntabwo bingora. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Shima Yesu mucunguzi, shima Mana yangu, shima nawe yokore amutunegesheje wowe ntunyuhemuka dana nuko zisoni abikuzogana Hallelujah.
ndagushimira ko ukiri kumwe natwe. Ndakwinginze kugira ngo usanganye imitima y'ubwoko bwawe, kandi umwuka wawe wera wahoze dukoresha nkoreremo, kugira ngo bive mu kanwa kanjye n'ibyo twibwira mu mitima yacu ibi byiza bishimwa nawe, tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Yesu nashimwe. Haleluya. Ibintu mujya mureka tubivuga uko biri. Yesu ashimwe cyane. Kugira Yesu ntabwo bikoze isoni. Haleluya. Kandi ntabwo ajya ahemuka. Aho mwizera ntabwo akoze isoni. Zaburi ya 25:3 urabona ntabwo ariko bizaba, abamutegereza ntibazakorwa n'isoni, ngo keretse ava mu masezerano nta mpamvu. Ravu yaravuze ngo ibikobwa byarumbye n'ibihungu byagize ukuntu, ariko icyo ashimira Yesu n'ibyo nabyo bigezeho birakunda. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Abahuye nawe abenshi muzi uko mwahuye nawe bimeze, iyo yaje birakunda. Data shimwe. Ntahemuka, ntakoze isoni, kumugira cyangwa kumuvuga ntabwo bikoze isoni. Yesu ashimwe cyane. Kandi ni muzima ari ku ngoma. Haleluya. Ndenda gusoma inkuru natinda, wari umunsi umwe nk'uyu. Namwe niba mwarigeze mutangazwa n'iyi nkuru, ngira ngo hari umuntu ugeze kubikomozaho. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya butangira neza bigasoza neza. Haleluya. Niyo Satani ashatse kumutaha atatumiwe, agasanga Yesu ahari, aribwiriza akagenda. Duhe Data icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Ijambo rivuga ngo ku munsi wa gatatu hacujijwe ubukwe i Kana y'i Galilaya, ngo kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu aha niho hantangaza cyane. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Yatumiwe ni umutumirwa. Sibyo? Ndetse Bibiliya itubwira ngo ku magambo akurikiyeho, umurongo ukurikiyeho yabwiye Mariya ati mubyeyi tubigendanye mudute. Yaragitegura tere, ataratangira kwigisha, baramutora ngo atahe ubukwe nkanjye nawe. Ndatekereza ko uyu munsi havuye akazuba, kandi ngira ngo hari abari bafite akanyota cyakora kagiye bagapunguza ukuntu, ariko biramutse bishatse kugira uko byicanga mu gikari bikaba byagize, ntekereza ko uyoboye serivisi cyangwa protokolo ashobora kongorera nka Muzehe Rutebuka. Niko ntekereza ati hirya byivanze, hanyuma hagaterana akanama kangana urwara, ngira ngo bakagira ibyo bakemura. Ariko Yesu ngo yatashe ubukwe bamutoye. Yesu ashimwe cyane. Kandi ubwo bukwe bwarimo umusangwa mukuru n'umukwe mukuru. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko ngo hirya iyo byabigenza ukuntu, Mariya aratambuka.